urasoma umukobwa se? Kumusoma gute? Kumusoma gute? Kumusoma nyine mabinzo ewana. Yeah. Umukobwa naramusomye reka ndi umuntu w'ikigali uzwi kunyimbaza nkaho ndi w'inyamasheke. Nyine mbwiye nyine experience like you guswambe yari imeze gute? Bwa mbere niga muri high school niga muri high school umukobwa ntago nigeze musoma ahubwo yaransomye kandi mura gusomye numva mpita musomanye. So rero yansomye nyine tu ariko byari birenze like nago naraye mbitikije ijoro ryose bro, ijoro ryose kabisa, all night, the fucking night. Niyo boro kabisa. Barumbwira ikintu ushaka kuvuga like ushaka kumbwira kuburyo nyine abantu bashaka kutumenya bagatungurwa ukavuga ati ibaze aba ikintu nyine ushaka kumbwira nyine kigatungura nk'abantu kuri wowe. Sinshaka kuvuga kigatungura abantu. Ikintu gitunguranye kuri njye yose. Okay, ngiye abantu babibeshya kuri lifestyle yanjye. Ntabwo ngenda umuhungu, ntabwo ndi umunyabirori. Ngira ngo ndi umunyabirori kandi abantu bazi kuri outside cyane ndi outside muri outside boy ukunda guparinga mba ndi ku muhima kabisa, ni mu rugo mama ngiye kuri studio cyangwa nje hano nyine muri mu zindi gahunda ariko kugira ngo nzi ntabwo nyine ukiminsi kabisa kugira ngo hari umuntu uzirikana Friday byanyu Turabizi abantu nyine akaba yagize kuwa kane hageza kumva ntabwo biri kumutimbira rero ngunda gupatinga. Diezdola yo ngira kuri wowe like igice cy'umubiri wawe bajya bakubwira ko kiri attractive. Okay. Biragoye ko ntabwo bakunda kunda tuburanga. Ntabwo bakunda kunda tuburanga kabisa mu bintu byinshi bandata. Ntabwo buranga buri mu bashaka kunda talent. Kibata ako ndi kibi hari wenda. Ntabwo uri mu no you handsome. Okay, ngambwira icyo gice wowe. Oya nawe ya. Ndabanza numva ibyo abandi bakubwira none nanjye ndakubwira wa mbere kandi nk'ubu batajya babindata. Really? Ufite talent nziza. Like talent nziza nuko uresha. Oya. Nawe bawoza bakubwira ko ibyo bitwika. Ahantu kari twigeze kuba turi. Thank you. Ubwo rero bandata ko mfite talent nziza. Oya. Ibyo ni ibyanyu. Kuvuga abandi. Nze kayo wa mbere. None se reka mubaze Diezdola kanjye kumbe. Ntabwo ujya uganira n'umukobwa like nyine akakubwira ati sha ufite amaso meza. Bandata behaviors like bagambya uracininga on the stories zawe ufite talent. Mu bintu byinshi muri karite zanjye bajye bambwira. Ubwo ushaka ko abakobwa bamaniga bameze nkaho. Abakobwa b'abagangster none se ni gute umukobwa ashobora kwiba bazingana kugira ati umukobwa w'uburanga ugiye umuhungu kumushaka ufite mu mwiza ushaka kubwira ngata nikanga se ngatangira n'isoni nyinshi ubundi umusore bamurata ibigwi bikorwa ufite imodoka nziza ufite inzu nziza. Diezdola rero ibi by'abagabo ibi ni nata abakobwa. Ujya usaba abakobwa nimero ya telefone? Wapi kwiki nani saba kuba nimero ya telefone n'ibintu by'abimba genda gute njyamwana nuko tukakashinga vibe twishimana tukajya gute bikaza kurangira nyine mwise mbati sawa gute tuzavugana bye n'ibintu njyanye nawe nawe zajyanye bikahita birangira tu ese nakugera mu rugo ukamwibuka ukamukumbura bikakujagaraza. Hari igihe mbona nyine hari igihe maybe bari ibyo munsi n'umwaka nimero duhe bwa kabiri nyine nkuko twabaye bwa mbere ubwo menya ko ibyo bintu nyine Imana yabihaye umugisha tu. Ubu ntabwo uri bunyake nimero wapi tazi kwaka next nanjye rero next ntabwo uzambona ni ushaka kuzima ariko nabi ndashaka kukwigisha ikintu cyo kumenya ngo utwaye nimero. Ubwo se bazi kwimyuga ko ibyo muhuye n'umuntu uye cyane ni confidence ahubwo unakonda wari watagana n'umufana nko kuri Instagram mukandikirana kabisa. Tujye twandikirana abafana benshi bose umuntu wese unyandikira ndamusubiza. No ndi kuvuga nyine bikajya deep you know.
kuko nago ubuse aramutse ari catfish umuntu tuvugana dukomeza kuvugana ari uko twabonanye like in person kuko ushobora kuba uri guteretana n'iniga yawe irimo irakureba kigeze kubaho tu umuntu arafungura account ashyiraho umukobwa wa danja akandikira mugenzi we mugati ariko se waraye neza indi niga nayo mu nguni ari kuyireba akajya imusubiza ati cyane rwose tuvugana nibereye mu Burundi kandi niga yari iri kumutereta so rero nanjye bitazambaho tubaye nabo byakubaho bose ko numva wowe n'ikintu bita abakobwa sinzi ukuntu ndi kujya mbyumva ubu ntabwo uzashiduka bya bindi waririmbye bibaye ntabwo navuze ko nagira relationship n'abakobwa njye ndazigira relationship n'abakobwa kenshi iyo ukibona umukobwa n'iki kintu kikwa attracting kuri imyitwarire tu kuna muvuzi iwe tu n'ubwo muzazankuye byataha buriya muvuzanye wabonye arizo zawe ariko abakobwa beza ntabwo kiriya cy'abakobwa beza ntabwo mwiyemera tu hari umukobwa wari guca amazi atari na mwiza mu gahuru ukabona yaguye atari na mwiza agahinda agahita kanyica ngatangira heart break yes we umukobwa mwakundanye igihe kinini mwakundanye igihe kingana gute Diezdola ntabwo nakundanye n'abakobwa benshi nyine ndi kuvuga nanjye uwo mwakundanye twakundanye twakundanye kera umwaka umwe n'igice ni mwinshi umwaka wose you can get the gangster emotional when I'm in love madi romantic madi so caring ndagerageza nyine uko nshoboye ukabona ko biri kumvuna nawe ukabiha agaciro tunubitaking for granted bana we mbwira biryo biraryoshye by anyways merci njya numva ko ujya wandika indirimbo z'abahanzi ndomu ghostwriter niko bakita ghostwriter ushobora kujya muri studio nyine ugasanga umuntu ari kuririmba akatubwira mfasha nibyo nakoze igihe kinini cyane kabisa cy'ubuzima bwanjye nahoze nandika indirimbo abandi bantu yego ubu se musabye gukora indirimbo ukayita Muyango indirimbo wayikora next week nzaba ndi kwikumvisha okay yego sha next week rero reka mbure indirimbo yitwa Muyango tujye nawe twite tubyarana ukanayiririmba ukuntu bizagenda wa munsi uzajya guhura nakubwiye tutayibipanze nzayikumvisha kandi next week wamaze no kubipaka wala wowe nakubwiye umaking sure ko iyo ariyo date ya nyuma nkoze naho ubundi gahunda se zimuri kuyumva nayo ndijajara uri ndijajara kwijajara nabyizi kugira confidence nyine kwitera akanyabugabo umex wa nyuma mwapfuye iki Diezdola n'ubwo nakubwiye yandije ko ngo my time ngo nyihamyuzire naga mbona tu ibyo bintu nibyo kandi hari ibintu bijya bingunga mu relationship ntabwo nzi gusaba imbabazi ntabwo nzi I don't know how to apologize. That's a red flag. Yeah. Sure. Yeah. Nuse ubigenza gute kugira ngo usabe imbabazi? Ntabwo mbizi ndavuga ngo mbabarire nabyumve nkahita ati sawa tuzavugana. Yakataraka uraro ngo ngunzi none se kandi nabwiye mbabarire tafaka. Ego kunyigisha niwe dicho wanjye we mbire kumwe bigenda. Nyine ugomba kuvuga sorry kajya tukazana flowers. Yeah, ukazana flowers. Kamwandikira kenshi gashoboka mbabarira I can't live without you, you know. Nanone kandi no gukabya no kwema amahoro umuntu ni umuntu mukunda akawukwereka ko ashaka amahoro nyine ukamwinuka kumuvugisha niba utikunda ahubwo umukunda ukwiye kumureka nyine ukamuha iyo mentality muri relationship nagibamo like iyo umwe like iyo bikomeye bimeze gutya umwe aba agomba guslowing down undi akajya ariko none slowing down ahubwo akambwira mbabarira nongeye kumvugisha iryo tegeko koko kuki mwarirengaho ugakomeza gusuzugura disrespecting umuntu kandi awubwiye ngo ntongeye kumvugisha asura umukunda cyangwa uritesha mutwe wowe mutima bwa umva ukundana n'umuntu nicyo kintu
agukorera nawe ntumubabare ukavuga ati go ko disrespecting like nyine kumera nkaho iyo turi gukunda turi babiri uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye nanjye ndi umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe right so rero iyo wakinze nk'umuntu nkaho ntari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe mpita ngenda kandi ntabwo bingora cyane. Okay. Umva nshaka undirimbire ratata igitero cya mbere and then unsobanurire n'ikintu wari uri kuvuga. Okay. Banza ukamiri. Ratata kutirizemo ratata niyo favorite. Yeah. Okay. Ako ni nziza. Evango. Basta assalamu alaikum. Sorry Yesu Kristo ashimwe nako. Ndashaka kuma rendezvous ukansengera mundijipo kuti igihugu dayimoni yanyatatsinga nka Goliati kandi kofi yanjye usishira muri loji baritazari okeje mfite news za kuzura CD amacenga ni Messi na Pele abana bakankunda nka Ere Besto wanje ni Niki tumeze nka Nyambo na Titi twitaye magakuki kandi sheri yamufete bidi. Yeah. That's why.